Wabaye iki? Ni iki wabaye iki muri make? Wari wicaye hari umuzimu. Ari hese naho hari genda n'ingi uhari. Ndamubonye. Waya wigira ikibazo wowe. Sana uyu mugabane wazanye. Kameshere. Unumva urusaka ngaho habaye. Dore mubaza. Baza umukobwa wawe. Byagenze bite? Keze. Hano habaye. Mbonye umuzimu. Niba abana turuka mu byara bafite ubwoba mwihorere. Imyaka yose tumaze muri iyi nzu, iyo mizimu ko tutigeze tuyibona. Singaho izina ry'Imana hano ndamubonye. Abana toza. Ni ngiye uhari. Genda umuzimu. Abazimu mu nzu yanjye. Nza pasteur umuzimu. Nabonye umuzimu muri none be yicaye. Niba abana turutse mu byaro nta mara. Nza pasteur umuzimu. Ndakibonye hano yari yicaye, bonye umuzimu n'izina ry'Imana. Cyangwa uri gutekereza ibyaje uhuriramo nabyo mu cyaro ugahita wumva ko na hano bihari. Imyaka yose tumaze muri iyi nzu. Ngo bwa mbere numva abantu bavuga bazimanga. Oya naga ari byo mu cyaro. We mwizera mwihora ariko. Wari uri kureba hano. Umva mugerageze mujye mugabanya urusaku kuko nimba nifite stress mu mutwe bankeneye kuruhuka. Igushe kuri kunonganya se nagaringe. Oya ndimo ndabwira uwo mukobwa wawe. Umva shere. Rero uyu mwana aracyafite ihungabana, sibyo? Umwiteho ujye umutembereza arebe naharuguru ku muhanda uko bihameze. Urakomeza yicaye hano ahita yibuka ibyo yagiye ahuriramo nabyo mu cyaro. Bigatuma nyine bigatuma atekereza kure, sibyo? Gusa mugerageze ibintu by'urusaku ntago bikeneye ko ndumva naniwe cyane umutwe uri kundya kubera. Ngajya kuryama nta kibazo ntago yonjana nko kwa kamakana. Sawa mugerageze urusaku rugabanuke. Ntari rugende. Noneho kamamagara bigenze bite? Imana yaba yongeye kumuhamagara akanitabe numva icyo ambwiye. Hello. Baby, hi. Hi. Umeze gute? Meze neza. Minsi myinshi kuri twese. Ariko utamugishije kuva cyagiye kutongeye kumubagara. Nyine kubera ko nari nakubwiye ngo hari inshuti yanjye ngiye gusura yari irwaye. Si ngombwa ku bintu byose ubonye uhita ubivuga. Uri kumva? Wari ubonye umuki? Ibintu byose ndavuze uhita ujya guta. Mbira vuba. Sawa? Zongera kumva ngo ari ikintu ubonye. Ntago ari ngombwa ko ikintu cyose ubonye mwinzu gusakuza. Uri kumva wowe? Umva nkubwire. Nzongera kumva wowe bivuga wowe umva nkubwire. Uzambona. Sawa? Tujye gukora imirimo vuba. Ndavuze ngo jyana vuba. Hasone. Byo byatumye utamamagara ngumvugishe se? Nageze mu rugo bwije, phone yari yashizemo n'umuriro. Mu gitondo rero nari mfite ibintu byinshi ku kazi bari barimo bamamagara bambwira ngo bakeneye imyenda yabo. Okay, naribe. Bo noneho. Ndimo gusenga. Imana yongera kukunyerekaho ibintu. Yego. Nabonye hari imyuka mubi kuzamukiye. Niyinde nyine ariko ndongera kubona mbona bikuvuyeho. Mu izina rya Yesu. Se. Imana ishimwe n'ukuri. Hari n'inshuti yawe ufite wumva ko ari inshuti yawe ariko ufite undi mugambi. Abanyana ifite gahunda yo kukuroga ariko nabyo Imana yabikuyeho. Nuko Imana ishimwe. Akanyabona Imana igukunda cyane urasize impamvu. Irankunda pe sinabura kutabivuga. Se baby. Twapanze gahunda yo kunsurara. Wambwiye kunsura twapanze umunsi uzansura. Akakanyura nkumbuye koko. Arago byabura ahubwo dupange byose. Yari subuko muri iyi minsi koko mfite akazi kenshi ubwo urumva twahora ryari koko. Urumva umunsi turi kuwa kabiri. Yego. Turi kuwa muri weekend kuwa gatandatu ni byiza. Weekend nibwo byaba byiza kazaba kagabanyitse. Nkasanga ubundi mu gitondo mbare mu kazi waza nka saa 7. Saa 4 amasaha meza nanjye mvuye ku rusengero. Yego. Hari ibintu ndimo rero kandi reka turaza gusubira ku mugoroba. Okay, nta kibazo.
sawa. mbega umukobwa uyu mukobwa ndagutuburiye wa mukobwa we nzanamo ibintu by'ubuvugabutumwa n'ukuri ntabwo he ntabwo gushobore kabisa ariko icyo nzi cyo uza umugore wanjye hasi hejuru nabi cyangwa neza abantu nzagukora kabisa bizakunda hasigaye mbona harahindutse utakimpamagara ndetse ntabwo nahindutse cyane ariko nkawe ndaguhamagara ntumufate nanakwandikira ntusubize muri make telefone ntabwo mba nayibona ntabwo mba ndi kumwe nayo nyine hanyuma aho ubiboneye nta mayinite mba mfite ariko igihe nahereye nkubwira ko nta mafaranga mba mfite ntabwo uri kubona ubu wabura umuntu uguteza na bife ntabwo njya nera bife ntabwo njya nera amayinite kandi MTN yarabyoroheje yabyoroheje kubipa ni ubu ntabyo nzi ahubwo se ahubwo ubona urukundo rwanjye nawe ruri kwerekeza hehe urukundo rwanjye nawe rero unyuye munsi njyemba numva byazaba byiza tunabanye ryari se ko mbona nta gahunda ufite iyo gahunda ndayifite kandi mba ntari kubibona nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri umwaka wose umwaka urumva ari munini cyane rwose maze ari naho n'igihe bigenda bigorana ariko yewe ni intego y'umwaka umwe mwese shuwanye igihe ese bebe ubu abahungu bose mba nakatiye kugira ngo basi wishime ndabizi none kubera icyo uri kumbwira ngo uzanshaka nyuma y'umwaka kandi ufite gahunda nanjye gahunda ndayifite niyo mpamvu nawe nzakora ibishoboka byose ukaba iwanjye rero wicara ngo umutima utuje ngo iwawe kandi nanjye ukaba iwawe ibisubizo kameze alo yo fresh wageze kuri gate ndaje nkurebe ntari ese ninde uguhamagaye umushuti wanjye mpamagaye reka mbanze mukingure sibyo nta kibazo
Shurangana natenze. Nyine dore niwe shere wanjye nakubwiraga. Iyo umpamagaye se ukambura niwe tuba turi kuvugana n'uje kundeba mu rugo ukambura. Nimba nagiye kureba. Ngo niwe nde wawe? Niwe shere wanjye. Kacina Yesu. Inde? Shere wanjye. Uri umwe ujye ukunda kumpamagara ugasanga ndi waiting n'ubu turi kuvugana. Uyu niwe shere wawe? Kacina Yesu. Idaimoni? Toka shetani mu izina rya Yesu. Kacina la Yesu. Uyu nguyu niwe shere wawe? Shere wanjye man. Kuna ni daimoni man. Happy man ni shere wanjye. Ni umusimu bro. Wamweye man. Ni umusimu man. Nko tuzanye. Kacina la Yesu. Man dusimbukisha ibintu pe. Ni umuzimu man dore ni umudaimoni man. Man ahubwo sinzi ikibazo ngize muri aka kanya ngize ikihe kibazo. Uyu niwe shere wawe? Uri mu biki man? Ibintu uri murabize man. Ni umuzimu man. Ni umudaimoni bro. Asawa dukumbisha ibyo nkubwira man. Sinzi ahubwo ikibazo. Nyine ngibyo ndi kukubwira wabishyize mu mutwe wawe ukabyumva niba mwumva ati ni umudaimoni ko ari umudaimoni. Kacina Yesu. Ni umudaimoni man kandi ibintu urimo ntabwo bizi pe. Nge byumva ibyo ndi kukubwira.